akagari gakasi cyangwa akagari nyine k'ubuyobozi k'ubuyobozi ndashaka gitifu w'akagari nanjye niho naringiye mfite oya wimbwira ko ushaka gitifu nawe oya numani meruka kaba muri zira karitsiye zahara hirya tugeraneyo nta kibazo kubambwiye ngo karimutse se kari hariya ubwo dore ko tutaratura yenda kagiye hano hafi reka tuhashake rwose dore imvura igiye no kugwa reka tugereyo ntari bibose reka tugeture ibibazo dufite wa gitifu njye mfite ikibazo gikomeye cyane mbona hano si ibiro by'akagari ko ndahariho icyapa ibiro by'akagari wagiye ni inzu zicumbikira abasazi ubu se kuki batubatse inzu nshyashya bakubaka gute se mutishyura imisoro ako so bazi iby'imisoro y'u Rwanda mugabanya amagambo buri gihe muzanwa n'ibibazo ku kagari nta gisubizo mujya muzanira akagari n'umunsi n'umwe hanyuma wo ukazaniye inkunga yego nanjye narinzanywe n'ibibazo ariko se niwaba uterera amagambo hano ubundi sizanywe n'ikihe kibazo hano ku kagari amagambo ubwo ari kuri kwandika mesaje ariko twese ko duhuye tuvuga ko dushaka gitifu niba mfite ikibazo cyanjye wowe ufite ikihe kibazo bazi ibibazo byanjye se wowe uri sekreteri wa gitifu sindi we ariko nk'abantu dushaka gitifu twakabwiranye ibibazo rero ufite ikihe kibazo yego mfite ikibazo ariko udashinzwe gukemura ariko ibintu mpande nyagasa njyewe mbaye nta gitifu ibibazo byanyu ntabyo nta imana ireba izagurwa ikabica amababa aho kugira ngo ube gitifu wacukuye wese izaye gucukurwa nanjye rero muvanda utanyongera ibibazo cyangwa ibisaraba nibyo mfite ntabwo binyoroheye utanzamurira isukari zisaba ariko mwebwe muraza gukemuza ikibazo kimwe mugatera n'icy'urugomo ibintu ntabwo ari gukemuza ikibazo mugasigara muteza iby'urugomo ntabwo ibyo bintu ari bagabanyije amagambo ko mpamvu umva cicikwe numvise ufite n'urugomo ubundi ufite ikihe kibazo wowe mufite amagambo bizamuye byose ubundi bazamuye se mpamvu mwagabanyije amagambo mu wese wazanywe n'ikibazo uyazanywa n'ikibazo nanjye mfite ikibazo umva mwese amagambo mufite nta n'ikintu none si yo ni mesaje uri gukoresha wandika utubwira ibintu byo kuza ku kagari muzanye ibibazo mugateza ukagabanya amagambo ibintu ntabwo ari wowe n'umufite amagambo ibintu ubundi ubungubu akomana ikajya basiri ago samba sa we mwewe murarwanira ku kagari kanjye mufite ikihe kibazo ariko sha nzajya muramuzanwa hano n'ibibazo nta bintu bizima mwanzanira ndibira nk'aka kavuye muteje ku rugo nako ku biro byanjye reba nk'ubu nk'indaya nako ibidokima ndimo ndakemura mumbujije kubikemura hakiri kare mubuzanya akavuyo gusa ubundi murashaka isha giti dufite ikibazo tugiteje gute none tugutegereje aha muri kurwanira ni muri ringi cyangwa ni ku biro bya giti yego ntabwo twese twarwana ntabwo mwarwanye ho iriya nindakuramutsa Mariya mwaye murimo cyangwa mwe murahimbaza Imana reba nk'icyo ngicyo by'amajigo yahengamye yawe kuraho y'ubusesenguzi bw'ibibazo mungejejeho wewe ufite umugore wakunaniye ushatse wamuzana iwanjye ntabamutungiye wanjye cyangwa mo kimwe ukamwirukana nicyo ntabwo ukemura ayiwe reka gitifu nubwo dushora sinamureka ariko gitifu nanyeme ibintu by'iraryo n'irari twara umugore w'abandi irari na bene wanyu ntari bikemura ikibazo cyanjye cy'inkoko ngiye gukemura ikibazo cy'inkoko se niyo yaje kurega cyangwa ni wowe yego se yaje kurega ariko naje kwiregera nka sebuja mu kigo cyayo rero wowe ikibazo cyawe cy'inkoko yatwawe n'agaca ndumva igisubizo naguha wagenda ugashakisha ako gace kayitwaye usibye ko numvishe n'inkoko zawe ziryoha wabivuga tuvuye ko agace kaje kagacaguramo inkoko ibyibushye nakundaga sha uza amata ko yari ifite none ubwo urumva kari kuzaga gatwara ya zombi ese ubundi kubimbaza wajyamo twari turi kumwe n'ako gace we rero igisubizo naguha wagenda ugashakisha ahantu hose hari uduca ukagenda ureba ko nta nkoko yawe ihari uretse giti urabona namenye uduca tw'inaha twose ahantu dutuye kariya ko numvise ngo ugatuye nibura none njyewe uri kubibaza nanjye uducumbikiye ubwo se sinumva uzi n'ahantu dutuye ahubwo reka tujye kuri ikibazo cyawe mfite ikibazo gikomeye naguze indaya none yanyambuye igiti nakababaro kuba nayishyuye singiye icyo ngikoresha ahubwo si yo ndayirihe ngo tuvugane nako ngo tuyifunge ariko rero ibibazo byanyu bikomeye cyane ntabwo bikomeye giti oya birakomeye mwe ntabwo muri biroroshye nibyo twagutoreye ibibazo byabakwiye ikana rangi mukaza kwa gitifu mwiza mwizera ntabwo bikomeye
Giti, turakwizera turakwizera ubikemure kugira ngo rero ibibazo byanyu bikemuke neza yego Giti yego mwebwe mureke dukine diru nyine nimuzana akantu sibyo nyine kugira ngo ibibazo byanyu bikemure vuba vuba n'agahumbi cyangwa bibiri agahura ni ngombwa Giti oya ni ngombwa kugira ngo ibibazo bikemuke neza twayifata nka ruswara oya ntabwo ari ruswa ni ruswa inyuze mu mucyo oya ntabwo ari ruswa ni ukugira ngo nyine tuzagira amadokima ruguru biboneke sibyo man ni ukuri nibyo byaba ari bose byo. ikibazo cyanjye kirababaje ipfa kuba inkoko yanjye izagaruka birababaje kugura nanjye rwose umugore wanjye ndamukunda birababaje kugura indaya ukanayihonga shira nushaka umbwire n'umugore wawe ako se nako gasa nta kuntu wakazana kuko amasaha basigaye bayakoresha bayaturakinga bahita bamenya ahantu uherereye mu gihe ndimo hasi bamo simukadi oya aho ayo mafone yanyu ko yimwe Oya. kugira ngo ibibazo byacu bikemuke ikibazo nta cyawe kibazo byasabye nibogi nambara nayo n'ibyamirenge nabigwa ariko umugore wanjye akagaruka ibibazo byanyu ni rwose umunsi tubabaye ahubwo rero hari ikindi kibazo ayo matelefone yanyu ni mabi mu bugenzacyaha ndahita nyibika oya zane nikubikire kugira ngo batagufata ndayitaba ndayitaba Giti aho wahita hose nta hantu wakikira ese Giti rero uzambwira gute ko wagikemuye wama njye nzabandikira amabaruwa kandi muzaba mwese nanjye nari kuguhamagara nimugoroba nkakubaza nta kibazo nta kibazo ariko nta kibazo mwumvire Gitifu afite uburyo akemuramo ibibazo ibibazo nibirangira azadusubiza telefone zabo byose muzabibona n'umugore wawe uzamubona nashaka azaba atwite kabisa Papa rwose uzamubona. kizima nuko nzamubona rwose. nta kibazo turi kumwe, Giti turi mbese kumwe. se bizakemuka nka ryari ahubwo reka mbahe nimero muzambonera ese Giti ko Giti telefone rwose. wazijya turazandika muzakira nta kibazo muzakira nta yazimbiye kibazo turabibwire nta kibazo. turabifata mu mutwe andika 078 12 cumi na kabiri 14 cumi na kane 00 zeru zeru kabiri kabiri zino nimero se ko zimeze nk'iz'abatubuzi oya ntabwo ari iz'abatubuzi n'iza gitifu nizo ko gitifu bafite nimero zitandukanye izo ziramutse zitabaho oya zibaho we yahamagara urebe tubizi numvise mu kanya ari kuvugana na k'umugore we ndimo ndavugana na madamu iti rwose umfashe rwose umfashe rwose maze iminsi nirarana wirarana icyo kibazo cyawe kirakemuka Giti ushaka ubu hari ukuntu iyo ndaho nayimfatiye wantu ubu nayiraranye nari icyo cyo ndagikemura byihute nacyo ndi buhereho yego Giti ni wari wayishyuye ntabwo sawa. naburagaho magana atanu yose nta kandi kibazo akazi keza kandi ariko murabona hari mesaje sheri yanyu wabonetse ndaza Ntabwo yariye. ubusa n'isangahera isaha urayibaza hariya hirya badabizi bafite isaha sawa sawa muzagaruke Giti unamumuhoberere umugore namubonye ako se umuturage utazi umuyobozi umuyobora ntabwo uzi ko ari jyewe umugitifu uyobora akagari ka Maneko batoye Gitifu ba Gitifu babiri ntabwo bishoboka n'isura tuvuyeho akaba ari igiti kuva ryari se ahubwo ninde Gitifu wanyaye turabwirwa n'iki Gitifu wari we nanjye simbizi ariko uyu nguyu uduciyeho asa nk'umwe nabonye batwibye ingure niwe waje gukemura ikibazo cyacu ya ngurube Ariko se- y'umukara mwasaga ariko nawe se niseserezanyizanye gitifu wari wambaye imyenda ya siporo nanjye nabyibajije ibaze ko yanakwatse isaha abaye se yaravuye muri siporo uriya ntabwo ari Gitifu siporo za saa sita reka zibaketse yazikoreye ku reka meza tubaze uyu Gitifu cyangwa se duhamagare za nimero ariko nta telefone reka dufite tubaze uri ko mumpagarika mufite ikihe kibazo nyine twagira ngo tukubaze ni we muyobozi nege muganga nege umuyobozi nyine mbese ntabwo muzi umuyobozi mbese muyobozi Gitifu dusize ku biro we biro ni bihe ko nzi ko mu biro byanjye nta wundi mu gitifu uri mwarebye neza mubona ku kagari handitseho akagari ka Maneko ese gitifu urabona nayoberwa akagari navukiyemo usibye ko ntarebye n'ibyanditseho ko yewe umuyobozi ukayobora Giti regura murenganya batoye umuyobozi ari indera mwese we wari uhari wamumenye mutambwira ko uwo muntu ari ibintu yabasabye ibo telefone yanjye isaha yanjye we Giti reka gato turebe twihagarare gato turebe uzi ko igura amadolari ijana ariko uzi ko nta baturage nyobora ahubwo ari ibipindi yabo we telefone yanjye none ubu ngubu icyapa kirekire cy'akagari singikiraza ariko Giti hari nimero dusigiye twamuhamagaraho yaduhaye nimero uko ufite ikibazo yamuhamagaraho wamuduhamagarira tubabarire muduhamagarire dufashe rwose 07 16 49 8 Mãe. Le numéro composé n'est pas accessible en ce moment. Veuillez rappeler Vous avez le numéro, ultérieurement.
telephone number you've dialed is not available. Please try again later.